Shari. Salam. Mana aduteye itekeraga burya. Cyane rwose. Cyarabaye pe. Kandi mu buzima bwawe bwa buri munsi ukunda igihugu. Ndacyemera Ukunda igihugu kandi nawe yo nkubonyeraga ngo uri umugore rwose w'intore. Ariko buri gihe ukunda kuntaka. Oya ntago ari ukugutaka, umugore mwiza ubundi atakwa n'umugabo kandi umwiza arigaragaza. Ukuntu bagenzi banjye iyo turi kumwe ku ikosi cyangwa muri training no mu yindi mirimo baba bambwira mufite umugore mwiza. Ariko ntagira amakenga abantisha ni muvuga ibyo muzika nzongera kubona nzabona iwanjye azambona aho ngaho wafuye none se ubona bagusika mundafuye wakunda sheri twebwe fa kubiye cyapoze kigeze ushyize mu ndari waza yaza da sheri ubona ibyo ngibyo nabikora nyine nuko mbeze kutanca imbere nako inyuma naho ubundi byanabaho umva rero ikintu kiri numvaga nshaka ko tuganira n'umunsi tukaganira ku bijyanye n'inshingano z'urugo tukaganira ku bijyanye n'inshingano za business siko nkora byinshi nijye nkora myinshi bavuze urabona iriya bari yacu kugira ngo uyiteho ntabwo ndi kubikubwira nk'ukoraga nkongera nzagaruka mbere ko ugiye kugenda rero nanone Imana yongeye kuntera iteka none se wagira ngo ino nzu se twari wigura iyo ntagenda ka kamisi yo bamaye cyagenga ndetse ko twaguze n'inzu n'ubu bongeye kumpa ubutumwa bwo kujya muri Haiti kugenda muri Haiti nzagenda ryari mpeze ngo uhamagara ngo nkubwire ibyo wacuze birateguza ntagiyo oya uzihangane uzaguma undindira umutungo ndavuga ya bare n'indi mitungo yose n'abandi uzi gusangira udatezwa uzaguma urinde neza urumva oya ihangane kana se sinzakagutera n'ingaruka nzakuremera humura nzakuremera ntugire ikibazo nzakuremera rwose ndifuza ko iriya bare uzayireba neza harimo abakozi benshi harimo abakobwa harimo abahungu kandi bose ubona bingutse urangaye gatoya ntazisanga utakiyitirwa dore ko uceceka cyane utabyina navuga ndagira ngo iriya bare uyicunge neza aba mwana musaza wawe wa wundi bambwiye ngo duhe akazi nawe mbona seriva neza abakiriya abakira neza nawe uzajya umureba neza kandi niyo azakenera ko wanamwongeza kubera ko bagiye kugira akazi kenshi ubu ndashaka no kuza kuba ari we nako ndabikubwiye ubwire ko ari we twagize manager wawe sigara ari manager ko turabakoze ari ibintu byose nawe harebe neza chere rero ubwo urumva nyine nta gutinda niko ibyacu biba byubatse ubu nta n'ibintu byo gukurusha uretse kungeza nko ku muhanda gusa ukampepera ngende nta imodoka ari zitugeza ku kibuga ziba zaje kudutora nta bindi ngiye kugenda rero sigara neza sigara amahoro ndagukundiraga ndagukunda n'ukuri ngukunda nk'imwe umwanzi ukwanga rwose umwanzi ukwanga ntakerekeze ikirenge imbere abagutekereza bose bagurebesha amaso yabo ibitekerezo bizimirireyo ntihakagire undi mugabo ukwifuza hirya yanjye uretse jyewe jyenyine uro wanjye rega naragutsindiye nukuri kose ntihakagire undi icyifuzo cya buri wese kizimirizwa mu bwonko ntihakagire umuntu uhagurutse ibitekerezo kubona kumva uranyumva neza urukundo rwanjye kana k'amaboko komera rero reka rero ngende nta kundi nta kundi nyine ubwo none se ya akana ndi hafi kukuremera n'ingaruka ntugire ikibazo rwose nzakuremera niko buri naho ubundi se umeze neza ariko ndakubona urimo urakora neza akazi mushiki wawe kandi rwose ajya kuntakira ajya yivuga buriya ni mushiki wawe cyane mubyara wawe ni mushiki wanjye uburyo ajya mbazamo amakuru yawe uburyo nawe uyambaze turi ku kazi abantu bafite urukundo nk'urw'ababyara neza neza rega ni mushiki wanjye twarakoranye rega buriya ababyara warangaye banabyarana bariya byo ntabwo babyishimiye yewe mbona nyine ku kazi ugakora neza mbona ugakora neza rwose nta kibazo ni byiza kumushimira pe mbe madamu ntabwo wamenye ko mwene wanyu yadusuye yego
Alice yaje sister Muraho neza. Masters Ariko ndabona warabaye n'igisore rero. ni munshyira hagati shanumve nanjye nabaye gisore icara hagati yanyu rwose wagira ngo wakira abakiriya nawe ubutamiraho. sifite se boss mwiza none so ubundi wumva Brice wamuza kurya kuri zira nkoko urasiga tohagiye wagira ngo idenzi yose cisha muranye gashunaho umwumva niyo mpamvu mw'iyi minsi sinyunguka cyane kubera inda ya Brice oya nanone ntabwo nagomba rwose umva afana rwose nawe Brice nta kibazo rwose mufiteho nabo bamvuga ngo sinyunguka cyane kuko azirira urumva n'undi ntiwakora mu biryo utabiryaho nawe bayakoze cyane reka nawe mbona ko abakoze ariko nawe bagoshe n'udufavore yashyizeho utuntu amakwafu asobanutse kandi shaka niyo twara neza nzagushyingira nzagushyingira rwose niyo witwara neza byumvise agomba kugushyingira none se ntabwo byabura ndibaza rero umubona hari icyo ushaka kumubaza se aha no kumubona byonyine rega biba bihagije buri amakuru ya mukecuru se mabukwe amakuru meza cyane mwongera kubona cyangwa mwete rwose Fande Thompson aragushimira ko wamuhaye umugore usobanutse yega buriya nzayibwira rwose yega buriya ushaka kureba umugore muzima ureba amasaziro ya mama we undi ushaka kumenya umugore mwiza iyo ugize umugisha iyo afite mama ubona mama we iyo urebye mama we ukareba amasaziro ye ukareba uko ahagaze bihita biguha kumenya uko nawe azasaza rero nari narebye nabonye umukecuru rwose nawe akimeze neza niyo mpamvu mbona ko nawe ari sawa rero ngomba nyine kujya mwitaho nkamuha keya ubona ko sinjya nkunda kaza muri stress za hariya hariya wowe ntujya se ko niyizira tuzajya dufatanya kandi nibitwara neza nzakuzamura no mu ntera kabisa byiza cyane nzakuremera rwose pfo dore ko nta mpyisi ntasi yaragakoma Fande Thompson nose ngende mpyisi oya hege mpyisi mbi ni mahuma nayo mahuma nta kibazo ntugire ikibazo karagaciyemo maze uze kureba ko waza kuzimana Brice reka mbe ngiye kambe ngiye rwose agira akazi keza shere ni kanadere kubizi bye shere reka nkubwira tuzi ubwenge kabisa ariko natwe twaramukiniye twahataye kugeza na n'uwo atari yabimenya ariko icyo twe turi kumwe mu bwabo reka njyewe numvaga yantindiye buriya yavuze umukecuru ndafata isi yaba arabivumbuye numva bwaburanyije hafi ntabwo yapfa kubiyo yose arubizi ko azagenda iyi nari mbizi rero abimbwiyeho ariko ntabwo uzi ko ari notake azagendera reka gusa simba narabiguteguriye cyane nari ngukumbuye bya hatari noneho njye noneho nyuma kubona utuka aguhamagaye nahise numva noneho ntazi ukuntu mbaye waketse ko bizi nahise numva agiye ngo arabizi ariko numva naguhobera ariko ndijijisha ese urumva arabibwirwa neza njye numva ko yaba yarabibwe nabo hanze oya ntaho ari kumubira se ubundi ujyanye ari kubimenya ari kuvuga ko nyine ari musaza wanjye nkumva mbabarira ariko wapi ntabwo byaba ibyo pe reka nta kibazo yabigiraho sheri yanjye rero yaritonda ntabwo reka tujye twijijisha nyine tugomba kugira ubwenge ariko nyine nta n'ubwo ari kubimenya ntukamugire ikibazo cyane azamara amezi menshi kumwe abiri atatu gukomeza amezi 12 yose cyakora yarumvaga yantindiye bya hatari
mana yanjye umugore wanjye ndi kumva cyangwa none cyangwa yataye urwo hinjiramo abandi reba agahinda si uguhororera kandi ndebe ko nahamagara abaturanyi wenda baze bangira inama banamfashe neza nze kumenya nimba koko ibyo ndi kumva mu nzu iwanjye ari byo ariko nkubwire bibaye ari byo narasa n'umuntu umutinyuka kumvogera ubwo nagiye gucunga umutekano w'igihugu akarwinjira uko yiboneye anamurasa agapfa nzahamagare tuhanyi wanjye se kirasa ndamubona nzi ko abona message kurusha kumuhamagara kamuha aka message vuba muvandimwe Kiruso bwira na wa muturanyi wawe mu ntabare ndabona mu rugo masanze ibibazo mukibona iyi message muze mwihuta sende cyo nkundira Kiruso asoma message vuba ahise ayibona kamutegereza ndebe baturanyi nta kintu mbahamagariye mugize ikihe kibazo gerageze mu nyumvire biri mu nzi wanjye Yesu nasi ni mu nyumvire kuyu we nagiye mu kazi ejo ngo n'umugore wawe ejo nibwo nagiye mu kazi nsezeye umugore nayo mfite gahunda yo kujya Haiti birahinduka nibwo ngarutse none n'igikapo singiki hano nibwo nari nkigaruka nkinguye inzu hijya kugera ku rugingo nkumange numva ibintu ni mu nyumvire uyu mudayimoni ni wawe wateye urugo rwanjye none se urugo ni urwawe cyangwa uri umwinjira ngaho ni wawe umva byanyebeye uzi mwamukorera ufata akaguru kamwe ugashyira mu goza kandi uteremo ipasi ntabwo nabyihangana ari njyewe oya ariko umva nkubwire ndamurasa umva nkubwire ndarasa umuntu umva nkubwire umuntu winjiye aha ngaha ko ari wa musaza we uwo muntu uyu mubeshya umva ndabizi umugore ni indaye yirweruka mu buhungu bwa karitsingi ndabizi neza yazengeza ngo bakaritse bose oya ndabizi winjiye aha ngaha niyo yaba ari musaza we niyo yaba ari nyirarume icyo ari cyo cyose ndamurasa musaza we yamutakije iyizanye ahubwo se murase yewe umva nushaka uhite wahukana ari wowe ahubwo ibyo bintu ntabwo nabyangana ari nkagiye nasiga mwisha ariko cyamutera ipasi abagore nkaba yabuze iki musaza we niwe winjiye aha ngaha nta wundi muntu kereka arimo yewe we musaza we ubwo niwe uri mukora ibyo tuba turumburemo umuco waracitse bigezaho tuba turumburemo tuze gato yabyise ntibahumamo akazi ko nagiye akazi ko ntahari cyangwa